agenze ariko uyu mugabo kuva akiza ujya mwumva iradiyo bita SFM iyobowe n'umugabo bita Gafaranga aho ngaho ubundi niho twari dutegereje ari we bakunze kwita Kibwete aho niho nshaka akaba afite abanyamakuru witwa Gore Gore guhita babyira ngo ninde hakazaho umusaza nubaha cyane bita Karaveri Kazungu, hakaza wa mwana wo ku Cyamitsingi bita Rikari utagira uburere utagira uburere wenga amasaha 28 aba yibereye mu masosi ngo abayihutira isupu hariya za Nuza JJP. Asante sana JJP. abayihutira isupu hariya za Ntuza. Isosi yaguze se? Isosi yaguze. Hakaza na wa mukobwa bakorana witwa Adera Mukasine. Gupfukiranya Jay ngo mbese ni isosi aba yaguze cyangwa nayo babaye muguri. Ayigura ako kabari gese ashati yakamwirukanamo. Ubu tuvuga ahafite ijambo rikomeye. Abo bagabo rero uko ngo bigize abantu baharabika cyane. Uwitwa Shema rero yarahageze ari we perezida wa Ferwafa aravuga ati reka nifashisha aba bantu. Nta muntu uzambaga bahari kuko bafite umunwa. Arabiyegereza ewana batangira noneho kubaga, wavuga kuri Shema bakabaga, wavuga kuri inde bakabaga, wavuga uwo bashatse bakabaga, uwo bashatse bakagira gutya. Ariko noneho nza guperereza menya ko witwa Gore Gore ari we Lorenzo ngafite utuzi tubiri iyo avuye muri kariya kazi hitangazamakuru mu muhanda anyura akajya gukora kandi ko gukora iki ako niko zishaka ka kabi abana b'abahungu barambwiye ngo bashobore kuba bamucurika ni nka kamwe ka Mufasa ni Fasa se ahubwo bamukubite nimero ya Mufasa rwose bashobore kuba bajya bahurira hari none se nabaza ajyaza n'utuzi munyo uyu rero uyu we none se tayi buretse gato Lorenzo urumva cyangwa se Alias Gore Gore nkuko mwabitubwiye na Ruvuyanga nawe ndakwiyamye nje ntacyo nakubwiye ntacyo navuganye nawe mu mwandiko naburemo nawe urumva we navuganye nawe mugikorana Ruvuyanga meme muretse wari wakamumenya njyewe nari ntaramumenya twakoranye icyumweru kimwe ahita agenda nyine ahita agenda kugira ngo bajye kumukora ahubwo Ruvuyanga niwe umuzi neza kuko baranicaranaga Ruvu Ruvuyanga ngenda kwiyamye reka tayifa komeza Ruvuyanga yagiye gushubije umupira ngo bari wowe uharabika Ruvuya urazimpaye ni wowe MVP komeza amakufura nyarekure wowe uzahembwa muri shampiyona mwana we komeza uyu Gore Gore rero akaba ari we warazwe ni ukuvuga ngo niwe shebuja Gafaranga cyangwa se Alias Kibweteri niwe yaraziki niwe yabwiye ati wowe uzaza utangiza umupira uzaza uhuha mu ifirimba hasigaye wa mwana utagira discipline wibera mu masosi bita Rikari yatsa umuriro Adera Mukasine yatsa umuriro ati ngewe nza buhoro nze guhozahoza akagira ngo rero ntitumuzi ufite amayeko ntabwo turimo turumva neza inkuru ya Gore Gore n'icyo kigo ry'ikindi kijya kwiba amasosi ntabwo murimo kunyumva nyine harimo amayeko ntabwo twakumvaga neza
ariko aha ni 5 kwa 5 bumurangiye aho ngaho ni 5 kwa 5 tubwira inkuru ya gore. ubwo rero gore mwaramwumvishije ko ari we asaba minisitiri Mfukwa amubwira ngo nta na mitingi yawe nzi. Uriya niwe muntu wa mbere banyuzaho ibintu byose, ameze nk'umuyoboro wo kunyuzwamo ibintu, kandi ni imono mbi cyane. Ni ukuvuga we agenda wese nta n'akantu ko gusiga inyuma. Kibweteri niwe umushora. Kibweteri we aba afite ifirimbi, ahita rero yohereza uwo bita gore Arias Musangamfu, akamubwira ati ataka, kubera ubwenge bucya agahita yataka hanyuma bakabaga abantu. Mwarabumvise utinya hatuma ikigoryi. nta muntu batinya, ariko arabanza agapasa umupira akawutera nyine kwa gore akabawuzamuriye kuri wa muhungu uhuta amasosi wibera Velvet amasaha 28, akaba nawe awuhushyemo ukubise wa mukobwa bita Adera, rukaba rurambikanye. Ewana bakaza bagacacambuwa abantu bakabamara. Abana b'abahungu rero baravuga bati icya gore kimaze kudutera isesemi, reka tukwereke. Gore yari agiye ku mupira icyo gihe za Nyamirambo, inzara imwisha, aravuga ati reka mbanze nkatire mu marangi njye gushaka agasosi. Abana baba bamuriye icyo bita mbushi. Yahuye n'utwana tuduhungu tuye hariya ngo kwa bamutwe tuzi gukubita bro. Twagukubitiye gore twagukubitiye gore bamukubise kubera guharabika abantu nyine atanazi, kubera guharabika. Ariko ahanini numva ko ngo harimo abafana bamwe batari bishimiye ibintu avuga. Taifa shimira zero. Zero gukwanzeho manigani. Uragutayemo akantu k'akamanigani. Zero wanjye zero asante sana. Iyi ni ya gatatu amaye kuva twatangiye. Muzima cyane. Erega wowe komeza ucacambuwe. Yarakubiswe no kujya kwituma byari bikomeye. Yamaze iminsi biradakora. Uwitwa abwira Gafaranga ati bari banyishe. Gafaranga aravuga ati we ntucike intege dukomeze. Ati ntucike intege nuko gutsindwa kwa. Ati ntucike intege we dukomeze. Barakomeza. Uwitwa Gafaranga w'amakuru mfite nuko ahantu yari atuye yarahimutse. Gafaranga ari wende Elias Kibweteri nyine ari we ntuza wabashije baza Ruvuyanga ariko arabaza Ruvu ari muri mute. Ruvuyanga akwita Sinyana umaze ngo Gafaranga ngo ni Samu Karenzi. baza Adam Agombi bya football ibya sport ntabyo zere. Kandi wogeza amakuru ndimo kubona hano ni mashasha. Kandi wogezaga mu kanya. Oya nago nogezaga nasomaga message nose ngubu abahungu bandika muri commentaire. Ngubu hano hari message uze ngo Adera Mukasi ni ngo igihumbi ziri hafi kuzo. Gusa namenya ari nde bavuga. Bityo nyine ngo Adera Mukasi ni ngo igihumbi ziri hafi kuzo. Adam muragenda uhinduka. Gatamu yari wa kera. Uwo ni gore bawe kandi niyo bahimbye Adera. Oya Adera ni wa mukobwa. Nawe uharabika se? Wa mukobwa bakorana.
nawe harabika ngo bimwe bibi ngo zigiye kuzura igihumbi. Uzi yarimo yikiriza shebuja shaba arimo babaga abantu. Ngwe, ibyo mvuga nibyo boss. Ngo nibyo. Icyasha kuba rero ndacyakomeza story ni iki? Aba bigize ba karampenge byo kubaga. Ariko rero mukaba mwibuka story murayizi ya Gafaranga niryo zina ahantu ryaturutse. Nyine izina bahimbye Samu Karenzi. Nyine irya Gafaranga nyine ni aho ryaturutse aho ryavuye. Byavuye nyine ku gukunda agafaranga nyine murabizi. Ariko mbere na mbere nyine ndashaka kubanza kuzuza ahantu ibyo bintu byagiye aho ibyo bintu byagiye murasimbuka bandu tubwire ukuntu iryo zina ryaje. Nyine ndabigeraho. Ubwo mashaka agiye kugira ngo nci nkerera mu cyamba. Ruvuyanga nawe arahazi ariko arahazi cyane. Mbese arimo arigengesera. Aragendera hejuru y'amagi. Kandi nabonye ejo bundi we baravuze ngo ni inkoma amashyi. Uriya Ruvuyanga aratinya ntashobora kwikoraho. Namwumvise. Ruvuyanga yakubye ngo vuga ngo ntabwo uzahembwa. Ruvuyanga buriya ntabwo abashaka kwikoraho. Afite shebuja w'umurokore iyo yumvishe hari uvuga nabi ibintu nk'ibyo aramwicaza muri office akamuha oni. Rero Ruvuyanga tumureke rwose. Oya nakumvise. Abo bahungu rero ari we Gafaranga. Ikintu yakoze habayeho icyo bita ubufatanye nk'ubwa OTAN hagati ya Ferwafa ndetse n'umuntu bita Gafaranga. Baravuga bati rero mwebwe mugomba kuzana icyo bita ubwirinzi tukabushyira aha. Ati umuntu wese uzaza ubaga namwe mukamfasha mukamubaga. Babyumvikanaho ariko bakaba kubera Gafaranga nyine rya zina ry'ahantu ryaturutse wareba ahantu hari amafaranga bro ntuzamubwira ikindi hari amafaranga yanakwicisha. W'ikintu yakoze yumvikanye n'umuntu bita no muri Ferwafa ubwo singiye kuvuga ngo byaturutse bamwizeza ibitangaza by'amasoko bamwizeza ibiki. Arangije ibyo bintu bishoboka kuba byaba ari ukuri 100% ko muri commentaire nabuze umuntu n'umwe ubihakana ndetse n'umunyamakuru twemera mu biganiro bya siporo ndetse n'undi twemera mu biganiro by'imiziki ariwe DJ Adams bose nta n'umwe urimo uravuga ngo ahantu ushobora kubeshya. Iby'imiziki rega banga barakoranaga ndabazi bari kumwe basanga no ukuri cyane. DJ Adams ifunguka. Oya barakoranaga n'ibya siporo simbizi. Byari byo kabisa. Icyaje kuba ni ikirere. Byaje kugeraho ya masoko yabemereye arabura. Nari karara kandi arimo arumva yaza ko ari ukubeshya naho barimo arakunyomosha. Ya masoko amaze kubura Gafaranga arongera yicaza ya timu ye Mparabitsi. Bati sasa duhindure imitutu tuyerekeze kuri Ferwafa. Ngo uri kuvuga ngo Gafaranga ngo bikabacanga ngo ujye uba abahungu muri commentaire ngo ba specific. Ubwo nyine nibumva Gafaranga bamenye ko ari kibwete. Ariko guys abantu ninjye utumye inkuru ifunguka abantu nanjye mu nkandeho. Ubanze muzamura imibare mureke kumera nk'abantu batindahaye
abantu bari kuri iyi pano murumva inkuru gusa mutana abantu 320 abantu bakunda inkuru zo guharabika ariyo ijana ryari ryagiye none riragarutse 330 na bangahe mukandeho inkuru ikomeza ishyushye nibakande kwa ujumura bakande kuko bigiye kugera haryoshye inkuru igiye kumenya agafaranga ukuntu byagenze ngiye kubaha izo bita za ndani n'ukuntu agasaza k'imyaka 73 kamufatiye aho bita Senegal karamuniga urufuzi ruraza ariko iyo manigani kwitazi iyo manigani imwe dukomeze story manigani imwe dukomeze story ako gasaza yari yakibye ako gasaza yashatse kugakina fundi guruka yo ipasantu utwo turabo amaniganizi usanga nako karimasi bohereza abataramu bohereza ahasigaye nze mbacacambuwe vibaya sana agasaza kakunigiye umuntu urufuzi ruraza amaso avamo yakishijwe n'umuntu wigenderaga yakishijwe n'umuntu wihitiraga ubwo turacyari aho ntago ndinjira muri ntuza natwe niho tukiri izina gafaranga ubundi ryavuye izina gafaranga ubundi ryavuye neza ryavuye ahantu bita Senegal ubwo bamuujwigirizaga bamukubise uwakajwiga arahwera ubundi avuga ko ngo yabonaga Sharifu umuhungu wawe Taifa ari kuduha story kora bitangaza Baby Ryan inyure hano dukeneye kumva kuntu iva muri ryasha abataramu rero ubwo babategereje ikintu bita ya masoko yo muri Ferwafa barahetse gafaranga iyo gahunda bayipangiye kuri resitora imwe ntagiye kwamamaza aho Rikara akunda kuba yicariye yagiye kuvumba ibyo ngo bita kureka buriya Rikari ngakunda kwinywera agasupu wako bita potage ariko kuzujya ngakanywera mu ijya potage ariko Taifa Taifa nawe nimo kumbesha ngaho nase potage umuntu ayinywa buri kanya cyangwa ari ikindi kiba cyabanjirije muri iryo joro uriya akunda potage cyane nyine amasaha yose mu joro haba habaye iki ariko kubaza abamutunaritse ataha zibura ibiri ubundi ngo baratuna oya Rikari we ntago ajya tunarikwa muramwitiranya na gore ariko ngo wasanga tunarika gore oya ibyo bintu Rikari ntabijyamo Rikari yifitiye ubundi bujiji bwe ariko ibyo ntajya bikora ariko namugiriye inama kugira ngo ahinduke kuko n'umwana ufite viziyo ariko yarananiye ariko ni gute umuntu agira viziyo atazi kwandika tayi nawe ukora amakosa Taifa makuru ahari ku mihanda ngo gore ngo ari gushaka kumwinjiza muri game reka umuhungu wanjye ko yaba Rikari ntazi kwandika kandi nawe urabibona sibyo ni umuhungu wifitiye ikibazo rwose cy'imikurire kuko ntazi kwandika reka giye nikomereze ariko abantu bakomeza gukanda intare mukomeza musukume amagaraxy Sharifu yaje nazane kaka Baby Ryan gatambuka hanga ubona ka galaxy nakemera rwose Ukanda ngaho nuzuze bine ngende fasha Taifa ndimo kwibagirwa utume umutungo ubona ka galaxy ubona ka galaxy naryamayo rwose kandi hazamuze ari kujya yongeramwe akantu mu nkuru ni kwirushaho kugenda iryo mukande no kuri Ruvuyanga ndabona afite 0 kwa Taifa dore ka galaxy karaje Taifa we 0 wabonye 0 sana
kino gihugu cyawe ngo ni zero, icyo kikubwiye kimwe kirakubwira ati Taifa abanza unywa amazi ngo ubundi wongere uharabe. reka mwuzuze bine gusa Taifa Zero ni muzima twarabanye cyane. imyaka myinshi. Dore PM nawe akomeje gukanda hati wowe komeza. Zero rwose, asante sana zero. mwuzuze bine aho ngaho nako bine 500. PM mukomeze mwigaragaze papa. Ruvu yangiye intambara utangije mu gitondo barakoherereza ibaruwa ifunguye. Ruvu yange yakoze. Ruvu yanga yamyutinze yagize wabibonye bine byageze utangira wongeremo utuntu. Oya bine 500 bana nibyo yavuze Adamu. Utangira wongeremo utuntu. Ega Taifa muri mwese hano Taifa n'igihe twabanye igihe kinini, twarakoranye igihe kinini, tuziranye igihe kinini. Adamu se twabanye igihe kinini cyane. Ariko guys, abantu muri hasi nanjye munkure kuri 200 kuko ndi mu bantu batumye inkuru ifunguka. Reka Taifa jembe. Naje byananiranye nshyiraho. Wana inkuru niwe wayifunguye rwose. Ubwo rero urumva bashaka bankura kuri iyi mibare nanjye. Nibagukandeho wayifunguye kabisa. Ngo DJ Adams ngo ujye umwibutsa gake gake. Ako yibagirwa ndamwibutsa ko abahungu hano hasi nabo amatwi babaye banguye nka ya Rukamba ndaga. Anjye ndabafasha muri commentaire ndazitambutsa. Icyaje kuba rero ubwo twakomeje inkuru kugira ngo idakonja. Thank you DJ Adams.